ubundi muri Bibiliya handitswe ko Salomo nta kindi kintu yashakaga ubwenge, nyuma ibindi byose bikaza nyuma. Ariko nyuma ya Imana imuhaye ubwenge, Salomo ubu byarangiye anagize n'ubukire buhambaye. Ubukire buraharanirwa. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuvuga ku mugabo wakoze ibigwi, kandi uwo mugabo akaba atari n'umunyamerika, yewe akaba yaranavukiye muri Afurika, iyi Afurika yagowe. Elon Musk ni umugabo w'ibihe byose. Uyu mugabo yavutse mu 1971 muri South Africa. Uyu munsi ni umwe mu bantu bakize ku isi, ariko urugendo rwe rwatangiye mu buryo budasanzwe. Iyi ni inkuru ye kuva mu bwana kugeza ku isi yose. Iyi nkuru yanamuhaye icyubahiro, dore ko uyu Elon Musk ubu abarirwa mu mamiliyaride y'amafaranga. Tera agatebe wahagera. Iyi ni Point Entertainment. Weho ugeze bwa mbere kanda subscribe, tujye tubana no mu bindi biganiro, ndetse igitekerezo cyawe ni ingenzi wagishyira muri comment ukatubwira n'ibindi bintu twazagukoreraho. Murakoze, ndabakiye cyane. Uyu Elon Musk akiri umwana, Elon yakundaga computer programming. Ku bantu biga cyane ibintu bijyanye na computer, ni bano bantu bakora ibintu byo guprograma, ubu twavuga nk'ama website cyangwa se bagakora nk'ama application. Uyu Elon Musk afite imyaka 12 yakoze video game yitwa Blastar, ayigurisha ku mafaranga 500 y'amadolari. Uyu Elon Musk yakuze yibaza ku bihe bizaza by'ikoranabuhanga n'ibibazo by'isi yari afite, ariko ibi nta wari umwitayeho kuko yari akiri umwana, nta n'izina afite. Ariko ibintu bya bindi bavuga ngo uwanzwe niwe ukura. Uyu Elon Musk ibitekerezo byose yari afite n'undi byarangiye akuze. Tukaba uyu munsi tubona moto za Spiro hano mu Rwanda, tukaba tubona imodoka z'amashanyarazi, yewe n'ibigo by'imari bikomeye by'uyu mugabo. Byose byatangiye ari umwana. Nibyo bavuga ngo igihuru kizavamo igihunyira ukibona kare. Uyu Elon Musk uko yatangiye kose byari ibanga rimwe, gutekereza imbere y'igihe cye no gukunda kwiga ibintu bishya. Gusa mbere uko dukomeza, reka banze nkubwire ko nubwo abakire baba barakize, hari akantu kamwe kaba karatumye abantu bakira. Reka dufate nk'aba Bill Gates, dufate n'aba Elon Musk. Aba ntabwo baba barize amashuri menshi, ahubwo ubushakashatsi bwagaragaje ko, ubushakashatsi nakuye kuri Wikipedia bwagaragaje ko abantu b'abakire benshi batize amashuri menshi, kubera ko basoza kare amashuri bagahita bajya gukora, mu gihe bo bakora amafaranga menshi. Ariko abantu benshi bize cyangwa se bize amashuri menshi n'ubundi bapfara batindi, kubera ko ntabwo yagira amafaranga menshi kurusha undi watangiye gukora kare, wajya gusoza amashuri n'ubundi imyaka yaramutwaye. Niyo mpamvu rero aba bagabo barize amashuri make, ubundi bagatangira bagakora business bakiri batoya, ibi bigatuma bazamuka vuba. Elon yagiye muri Amerika kwiga, ariko yahisemo gutangira business ye ya mbere ariyo bita Zip2, ikora software y'imijyi. Iyi Zip2 yagurishijwe mu muryango wa Compaq. Iyi Zip2 yahise imuhesha miliyoni 307 z'amadolari. Uyu Elon Musk yashoye amafaranga muri X.com, ayashora no muri PayPal. X.com mbere yari Twitter. Nyiri Twitter Elon Musk ateshoramo amafaranga arayigura, ndetse uyu Elon Musk yashoye amafaranga no muri PayPal. PayPal account ni account cyane cyane nk'umuntu ubu ushaka kuba monetize kuri TikTok, ariko ari muri biriya bihugu byemerewe kumonetiza, ashobora no gukreya PayPal account. Ni account ijya amafaranga ashobora kuva kuri mobile money
cyangwa se account ica amafaranga, ku buryo iyo account ushobora kuyikonekta na mobile money, ukayihuza na mobile money, ku buryo amafaranga azajya ava ku iyo PayPal account agahita ajya kuri mobile money. Ibi byose ni ubukorikori bw'umugabo, ni ubuhanga bw'umugabo Elon Musk. Ibi byatumye mu gukora x.com na PayPal account ibintu akabirema. Ibi byatumye amafaranga yongera ava ku izo miliyoni twavuze haruguru, miliyoni 307 z'amadolari, bimugeza muri miliyoni hafi 500 z'amadolari. Uru ni urugendo rwe rwa mbere Elon Musk rwo guhanga udushya ndetse no gutekereza ku isi yose. Uyu Elon Musk yabonye ko imodoka zizangiza ikirere, yahise ashinga icyo bita Tesla. Izi ni imodoka zikoresha amashanyarazi. N'ubu natwe mu Rwanda turazifite, dore ko izi modoka zitanahenze. Ubu na wa wundi wagendaga kuri moto asigaye yigondera akamodoka, dore ko izi modoka z'ama hybrid ubwo kuri miliyoni 6, 8, 9 yewe no kugeza kuri miliyoni 11 wabona hybrid nziza kandi hano mu Rwanda. Dore ko Elon Musk yabaye igisubizo cyo mu guhangana n'ibibazo by'imihindagurikire y'ibihe by'isi. Yabonye ko isi ikirere cyayo kiri guhindagurika cyane, kandi ibi ko byazangiza ibiragano biri imbere. Ahitamo kuzana igitekerezo cy'uko bakora imodoka z'amashanyarazi ndetse n'amamoto y'amashanyarazi. Uyu Elon Musk azwiho mu bintu by'ikoranabuhanga, dore ko yatekereje ko ibi bintu byo kuzana imodoka z'amashanyarazi bizagabanya na carbon dioxide yiyongeraga mu kirere bitewe n'inganda, bigakubitaho n'imyotsi zo mu nganda. Izi modoka za Tesla si imodoka gusa, ahubwo iki ni igitekerezo cyo gukemura ikibazo cy'isi yose. Uyu Elon Musk yashakaga kugabanya igiciro cyo kohereza abantu mu isanzure, ibyo bita SpaceX. Iyi ni kampeni yatangiye mu buryo bwo kugabanya bano bantu boherezwa mu isanzure. Iyi SpaceX yaje ikora roketi zisubiramo, ikohereza satelite ndetse igakorana n'ibyogajuru hejuru, ku buryo iyi SpaceX yo yigerera mu isanzure ikikorera ibyayo. Ubundi intego y'umugabo kwari ukugera ku mubumbe wa Mars no gutuma abantu baba muri species. Uyu mugabo yari afite intego yo kuzatuma bajya gukora ubushakashatsi, bakajya ku yindi mibumbe, bakajya kura niba n'ahandi hantu wenda hashoboka bakubakira abantu b'isi, kuko ngisi ngo population yabo cyangwa se umuvuduko w'abaturage uri kwiyongera cyane ku buryo ngo bagira n'ahandi hantu badutuza. Ibyo ni ibitekerezo yari afite. Uyu Elon Musk kugeza ubu ngubu yazanye uburyo bw'ikoranabuhanga butandukanye. Yazanye nk'ibyo bita Neuralink. Ibintu guhuza ubwonko bwa muntu na mudasobwa mu gufasha abafite ubumuga. Ibi ni Elon Musk wabizanye. Uyazana n'icyo bita Starlink. Iyi ni interneti iva mu byogajuru ikagera ku isi yose no mu bice bitagira ama coverage, cyase no mu bice by'ibyaro cyane. Uyu Elon Musk ntabwo yibanda ku modoka n'isanzure gusa, ahubwo ashaka guhuza isi yose mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uyu Elon Musk azwiho cyane gutekereza kure cyane, gushyira amafaranga ye yose muri proje zikomeye ndetse no kwemera gutsindwa ariko akongera akagerageza. Ikindi, uyu Elon Musk akora amasaha hagati y'amasaha 80 n'amasaha 100 mu cyumweru. Uko yitwara ni isomo rikomeye ku bantu bose bifuza guhanga udushya no kwihangira umurimo. Reka mvuga aka kantu, ntabwo uzigera utera imbere igihe ugikorera abandi. Ubundi ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bakorera abandi, abantu ntabwo bajya batera imbere, kubera ko
abantu bakora abandi bahembwa ibisigazwa by'aba boss mu gihe aba boss baba bungutse amamiliyoni menshi. Niyo mpamvu uyu mugabo Elon Musk nawe yikoreye akihangira umurimo, akazana udushya mu isi, ari nabyo ngubu biri gufasha abantu. Nk'uko twabivuze haruguru, biri gufasha abafite ubumuga, biri gufasha ikirere no gutuma isi yacu ecosystem idahindagurika bitewe n'uyu mugabo, kubera creativity cyangwa se kubera ubukorikori n'ubuhanzi yifite muri we. Niyo mpamvu we tugeranye hano n'ikiganiro w'agaciro. Niba utakoze subscribe, kanda subscribe, tujye tubana mu bindi biganiro byiza nk'ibi ngibi by'ubwenge kandi bizatuma utera imbere. Uyu Elon Musk yazanye impinduka zikomeye ku isi, dore ko yazanye nk'iyi Tesla ifasha kugabanya pollution cyangwa se ifasha kugabanya iyangizwa ry'ikirere. Azana SpaceX igabanya igiciro cyo kohereza amaroketi ajya mu isanzure. Azana icyo bita Starlink ituma internet igera kuri bose. Azana icyo bita Neuralink ifasha abantu bafite ubumuga bwo kutumva cyangwa kutabona. Uyu Elon Musk si umukire gusa, ni umuntu uhindura isi mu buryo bw'ikoranabuhanga n'inyungu rusange. Urugendo rwa Elon Musk rutwigisha no gutekereza cyane, gufata ibyago no gukora cyane bishobora guhindura isi. Uyu ni urugero rw'umuntu watekereje ku isi yose kandi agera kure. Nawe ushobora gukora ibintu bigahindura ubuzima bwawe kandi bigahindura ubuzima bwa benshi. Niba iyi video yagufashije, kanda subscribe, tuzabane no mu zindi video. Ikindi, kuba usoje iyi video uruha agaciro. Murakoze, Imana ibarinde.